mutagatifu Valeri ari we Werarisi. Inshuti bavandimwe mwese abakurikiye televiziyo Kiliziya imwe aho muherereye hirya no hino, mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana. Kristo Yezu akuzwe. Amahoro, amahoro, amahoro kuri mwe mwese. Mutagatifu Werarisi cyangwa se Valeri. Mutagatifu Valeri ari we umukuru w'abamonaki, yitabye Imana ahagana mu mwaka wa 622. Mu mateka mu mwaka wa 622 nibwo havukaga idini ya Isilamu. Mutagatifu Valeri kandi mu Kinyarwanda bamwise Werarisi bakurikije uburyo yitwa mu Kilatini. Mu Kilatini izina Valeri ni Valericus, bityo niyo mpamvu mu Kinyarwanda tugira ba Werarisi. Werarisi ni izina ryavuye kuri Valeri, ariko muri verisiyo y'Ikilatini Valericus bihindukamo Werarisi. Mu rurimi rwe kavukire ni Walaricus, mu Gifaransa akaba ari Valeri. Mutagatifu Werarisi rero yavukiye mu Bufaransa ahagana mu mwaka wa 550. Akiri muto cyane yatangiye kwerekana ko akunda iby'Imana. Icyo gihe yakundaga gusenga no gusoma inyandiko ntagatifu. Yaragiraga amatungo ya se ariko akifuza cyane kwiga. Nuko ababyeyi be bamushakira umuntu w'umunyabwenge wo mu muryango ukomeye wari hafi aho ngo amwigishe gusoma no kwandika. Yamenye vuba gusoma na Zaburi ntagatifu, azifata mu mutwe adatinze. Werarisi yakwahura amatungo igihe arisha nawe agasenga. Werarisi kandi kenshi ndetse yacyura amatungo akayanyuza imbere ya Kiliziya ngo abone uko ajya gusura isakramento ritagatifu ry'Ukarisitiya. Valeri aho bigeze yibuka ko Yezu yavuze atukunda ababyeyi be kurusha uko ankunda ntakwiye kwitwa umwigishwa wanjye. Ibi tubisanga mu Ivanjiri ntagatifu aho Yezu yabwiye wari umubwiye ngo amukurikire, uwo yarabwiye ngo amukurikire, hanyuma akamubwira ngo mwigisha reka mbanze njye gusezera ku babyeyi. Niho havuye iyi nteruro igira iti ukunda ababyeyi kurusha uko ankunda uwo ntakwiye kwitwa umwigishwa wanjye. Kuko abasigaho ajya kwiha Imana. Werarisi afite nyirarume, yari afite nyirarume wari waragiye kwiha Imana mu bamonaki ba Mutagatifu Antoni cyangwa Ntoni bari hafi aho. Nuko amusangayo baramwakira. Nyuma yaje gusanga amategeko y'icyo kigo yoroheje cyane, ahitamo kujya ku kindi kigo cya Auxerre cyafashwaga n'umwepiskopi Mutagatifu Honore, Saint Honore. Icyo kigo kikaba cyari ishami ry'ikigo cya Mutagatifu Germaine, cyari kizwiho kugira amategeko akomeye. Aho yatangiye kuvugwaho ko ari umutagatifu bimutera impungenge nyinshi. Nuko icyo kigo nacyo akivamo
ajya mu kindi cy'ahitwa Luxeuil kugira ngo abe umwigishwa wa mutagatifu Kolombani, aho yahinjiranye n'umwigishwa we wari waramubwirije ibyo kuza kuba umumonaki. Aho uwo mwigishwa yari ahinjiriye atangiye novisiya, ni ukuvuga naho yinjiye atangirira novisiya cyangwa se umwaka wa mbere w'inyigisho z'abihayimana. Mutagatifu Werarisi aho naho ntibatinze kubona ubutagatifu bwa Werarisi. Bidatinze kandi umwamikazi Bruneho n'umwami Thierry batangira gutoteza mutagatifu Kolombani. Yaje guhungira mu Butaliyani, maze igihe atari ahari Werarisi aba ari we usigara mu buyobozi bw'ikigo, kandi abuza umwamikazi n'umwami kwigarurira imitungo y'ikigo. Umwami Clotaire amaze gutsinda Thierry, yohereza mutagatifu Eustache mu Butaliyani kwigisha Kolombani ngo agaruke i Luxeuil. Nyuma umwami yatumye Kolombani kwamamaza ivanjiri mu karere ka Nestria, agenda aherekejwe na Werarisi. Bahageze basanga umwami Clotaire yabategereje cyane, abaha ubutaka ahitwa Léoconné, ubu hakaba hitwa Saint-Valery-sur-Somme mu karere ka Picardia. Umwepiskopi wa Amiens abasaba kubaka ikigo baje, ndetse icyo kigo cyaje kwakirirwamo n'abandi bigishwa benshi. Icyo kigo cyaje kumenyekana cyane, ndetse haje no kubakwa umujyi hafi aho. Hari abanditsi benshi baje kwandika ko mutagatifu Werarisi yaje kubonekera umwami witwaga Hugues ariwe Capet, amusezeranya ko abamukomokaho bazategeka ubwami bw'Abafranki kugeza ku gisekuruza cya 7. Ni nabyo bakunze kwerekana ku mashusho agaragaza mutagatifu Werarisi cyangwa se Valeri. Umwami witwaga Guillaume wigaruriye igihugu yakundaga kwiyambaza mutagatifu Werarisi. Guillaume le Conquérant. Uwo mwami kandi yashakashatse ibice by'imyambaro ya mutagatifu Werarisi ndetse n'umubiri we, abijyana muri kiliziya nyinshi zo mu Bwongereza. Yari azi no kwigisha uko inyigisho nk'abantu b'Imana nyabo. Yari azi kwigisha koko inyigisho nk'abantu b'Imana nyabo. Nuko inyigisho ze zituma abakristo benshi baba abamonaki. Rimwe umuntu w'imfura ikomeye kandi ikize aza kumugisha inama. Werarisi aramwigisha, uwo mugabo ntiyasubiriwe, ndetse ahera ko yinjira muri uwo muryango w'abo bamonaki. Werarisi yakundaga ubumanzi bwa gikristo kurusha uko yakundaga imigenzo yindi y'ubukristo. Rimwe bari mu rugendo, hagwa imvura nyinshi cyane, bajya kugama ku mugabo batari bazi. Imvura yanze guhita, bagenzi be baramwinginga ngo araraho, nuko aho bigeze aremera. Bidatinze ariko abandi bagenzi bari baharaye batangira kuganira ibiteye isoni. Werarisi arabatonganya, ariko ntibamwitaho, barikomereza. Werarisi abibonye asohoka muri iyo mvura n'abamonaki be baragenda. Yari azi gukoresha igihe neza ku buryo butangaje.
yari umukozi cyane, yari yarategetse abamonaki be kwirega iteka n'umunota umwe baba bapfushije ubusa, avuga ati ingabire z'Imana zose zikwiye kwitabwaho. Yapfuye ku munsi yavuze ko azapfiraho, akikijwe n'abamonaki be. Twiyambaza Mutagatifu Wirarisi tumwibuka ku itariki ya 1 Mata, ukwezi kwa 4 buri mwaka muri Kiliziya Gatolika ku isi hose. Inshuti bavandimwe, dukomeje kubana kuri televiziyo Kiliziya Imwe, aho muherereye hirya no hino. Kristo Yezu akuzwe. Umunsi mukuru mwiza kuri Kiliziya y'isi yose, by'umwihariko umunsi mukuru mwiza kuri ba Valeri, umunsi mukuru mwiza kuri ba Wirarisi, aho muherereye hose. Nyagasani Yezu nabane namwe. Uyu munsi Kiliziya Gatolika y'isi yose turizihiza umutagatifu Valeri, ari we Wirarisi, uwihaye Imana mutagatifu. Mwumvise imibereho ye nk'uko twayisomye. Imibereho ye yaranzwe no kwicisha bugufi. Nk'uko mwabyumvise, yagiye mu bigo byinshi by'abamonaki, ava muri kimwe ajya mu kindi. Icyambere yagikuwemo nuko ngo gifite amategeko yoroheje. Bavandimwe, iyo Kiliziya ishyiraho amategeko ikongera n'andi ndetse kuyimana, reka mvuge gutyo, kuvuga ngo dufite amategeko y'Imana, Musa yahaye Abayisiraheli, ayahawe n'Imana, Kiliziya ikongera ikadushyiriraho andi mategeko. Ibi ngibi biba biri kugira ngo tugendane n'ibihe, kuko uko ibihe bihinduka n'amategeko ndiko agenda ahinduka. Ushobora kuvuga ngo wenda mu isezerano rya kera abantu bari babujijwe kurya inyamaswa zimeze utya, ugasanga kuri ubu nta n'izikibaho. Ariko ntibivuze ko amategeko yavuyeho. Hari ibindi bintu, kuko inyamaswa si cyo kibi, ahubwo nicyo yashushanyaga. Ntabwo kuzirya ari cyo kibazo, ahubwo ikibazo ni icyo ashushanya. Na Mutagatifu Wirarisi rero, kujya mu bigo byinshi by'abihaye Imana, cyangwa se kuva mu kigo cy'abihaye Imana akajya mu kindi ngo ni uko cyari gifite amategeko yoroheje, ntabwo ari ukuvuga ko nyine kuba amategeko yoroheje ari ikibazo, ari icyaha. Oya, ahubwo nyine kuba yoroheje bishobora gutuma umuntu yirara, akumva ko ibintu byoroshye. Uko ibintu twumva ko byoroshye cyane, niko tubitakariza agaciro. Reka tuvuge ko niko tubisuzugura, ku buryo icyaha gikomeye mu gihugu nicyo abantu batinya. Icyaha gifite igihano gikomeye cyane nicyo abantu batinya mu gihugu. ngo wafashe ku ngufu ngo ni 25, ubu ngubu ubanza bisigaye ari burundu. Iyo rero amategeko akomeye bigabanya abanyabyaha. Hari abantu ducumuzwa n'intege nke, ariko twatekereza kuri ibyo bihano tukihigamo kudacumura. Mutagatifu Wirarisi ari we Valeri rero yari yarabibonye kare, aravuga ati aho kugira ngo nzakerense iby'ubutumwa, ngende gake mu butumwa kubera amategeko yoroheje, reka nshake ahari amategeko akakaye. Agenda yimuka gutyo rero. Ibi rero natwe twakabifatiyeho urugero. Si byiza kuba karamata mu bintu runaka mu gihe ubona ntacyo bigufasha kunguka kuri roho no ku mubiri. Icyo gihe ushobora kubivamo ukajya mu bindi, ukareka guta igihe. Ba Wirarisi, namwe ba Valeri, namwe ba Kristo mwese mukurikiye televiziyo Kiliziya Imwe, kimwe mu byo Mutagatifu Wirarisi
ari we Valeri yakundaga kandi agaha agaciro ni ukubahiriza igihe. ngo yatozaga abamonaki be kwirega nibura umunota umwe batakaje bawupfusha ubusa, kubera ko ubundi ubuzima ni impano y'Imana. iyo duhawe umunsi ni impano y'Imana, twakabaye tuyibyaza umusaruro kuri roho no ku mubiri. iyo rero tubipfushije ubusa, ngiye kuvuga ngo tubibyaje umusaruro tubipfusha ubusa, uwo nta musaruro uba urimo. iyo tubipfushije ubusa ni ukuvuga tuba dupfushije impano y'Imana ubusa. ibyo rero natwe nibyo bikwiye kuturanga, kudapfusha igihe ubusa, tugaharanira ko igihe Imana yaduhaye, iyo mpano y'ubuzima yaduhaye, twagerageza kuyibyaza umusaruro, tukareka kuyikoresha mu bintu by'amanjwe nk'ibyatumye Mutagatifu Valeri ava aho yari acumbitse akagenda mu mvura inamunyagira, kubera ko abantu baho banze kumwumvira, baravuga ibiteye isoni. buriya nyine bavugaga amagambo y'urukozasoni adafite kubaka roho. hanyuma Mutagatifu Werarisi ahitamo kuhava. natwe hari igihe tugira inshuti runaka, bagenzi bacu runaka babaswe n'ibintu runaka, twanabibabwira wenda tukabona ntibashaka kubireka, ngo yarababujije, ngo baramwihorera barikomereza, bati uyu nguyu ntawamenye bye. nawe rero ati nanjye ntawamenye byanyu, ahitamo kwigendera. wagira inshuti nke nziza aho kugira ngo ugwize izishobora kukugusha mu byaha. none se nawe ufite inshuti, umunsi wa mbere yarakubwiye iti twibe biriya, urabyanga. ubundi irakubwiye iti turare muri bumu, ndavuga mu kabyiniro, urabyanga. ubundi irakubwira ngo mujye kugura indaya. urumva ibitekerezo byayo hari aho bizakuganisha. wakabaye uba intwari nka Werarisi, ugakuramo akawe karenge hakiri kare, kuko umuntu agira intege nke. hari ukuntu umunsi umwe bazakugusha kandi ukagwa uguye, kubera ko ntabwo uzi igihe uzongera kubyukira, cyane ko impano y'ubuzima dufite tutazi igihe runaka tuzayimarana. natwe rero mu buzima tubamo hano ku isi, tugerageze kugira ngo igihe Imana yaduhaye tugikoreshe neza. dusabe Roho Mutagatifu adukomeze, anaduha imbaraga muri urwo rugendo. kandi nka Mutagatifu Werarisi twige kwicuza igihe twakoresheje nabi imbere y'Imana, hanyuma itubabarire aho twakoresheje nabi, dukoresha nabi impano twari twahawe. itubabarire kandi dufashe ahazaza hagende neza duhereye none. idufashe gufata imyanzuro ihamye. ba Mutagatifu Werarisi abizihiza uyu munsi ku buryo bw'umwihariko, ibigo byiragije Sainte Werarisi Valeri, mwese umunsi mukuru mwiza. za Kiliziya Sainte Valeri, Sainte Werarisi, mwese amakorale, mwese tubifurije ubutumwa bwiza, mwigira gukoresha neza igihe no kwitagatifuza nka Mutagatifu Werarisi nk'uko twabyumvise. Mutagatifu Werarisi ari we Valeri, udusabire. dusabye umugisha ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. amen. Werarisi mutagatifu, udusabire. Werarisi mutagatifu, udusabire. Valeri mutagatifu, udusabire. Valeri mutagatifu, udusabire.